Kera tukiri bato twahuye na byinshi koko. Ubu se ninde wakwibagirwa igitsure kigeretseho n'ibinyafu twariye mu myaka yacu y'ubuto? Ninde wakwibagirwa se ibihano bikakaye ba maîtresse na ba monsieur baduhaye? Ninde wakwibagirwa ubwoba bwari bwaratashye imitima yacu hagera imbere y'uwitwa mukuru kuri wowe ugasanga ubwoba bwakuzuye umutima? Ninde wakwibagirwa igihunga batari bake bagiraga iyo bumvaga ijwi rya ba papa babo batashye mu masaha y'umugoroba? Abatari bake bahitaga batangira gutekereza amakosa bakoze ku manywa, imitima igahinda imishyitsi kuko byanze bikunze niyo wabaga nta kosa wakoze ntihaburaga impamvu itumubwirwa nabi. Bikabuko rero abana bakabimenyera, benshi bakibwira ko ariko ababyeyi bose bameze muri rusange. Wenda rero ntabwo ibyo byabaga mu miryango yose ntavo mbigira rusange, wenda nkaba nakabya, ariko ijanisha rinini nuko ababyeyi n'abana babo by'umwihariko kera mu myaka nka 20 ishize rwabaga ari imbirimbiri. Uyu munsi rero hari ingaruka nyinshi zigaragara mu myitwarire y'abantu bari abana muri ibyo bihe. Izo ngaruka ziterwa n'ukuntu bari babayeho. Abatari baki uyu munsi confidence ni hafi ya ntayo, gutekerezanya uburinganire birabagora. Abandi nabo bahorana ubwoba batabasha kubonera ibisobanuro n'inkomoko, nyamara burya nta kabura imvano. Nitwiringiye Imana Patience, urimo kumva Think Again kuri Beacon of Hope Magazine TV. Ubushakashatsi bugaragaza yuko umwe mu bantu 4 mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara mu buzima bwabo bahuye n'itotezwa bakorewe n'ababyeyi babo cyangwa se abarezi babo, nyamara abo barezi cyangwa se abo babyeyi nta makuru bafite ku ngaruka z'ibyo bari gukora. Umwana muri we aba yumva ko umubyeyi cyangwa se umurezi we ari we ntwari y'akataraboneka, aba yumva ko ari we muntu wo kwiringira muri byose. Niyo mpamvu rero iyo bihindutse uyu yafataga nk'uwo kwizerwa ndetse nk'umuntu w'icyitegererezo, akaba ari we umukorera itoteza, amubwira amagambo amukomeretsa umutima, byaze bikunze umwana bimubabaza ku kigero kiri hejuru cyane kurusha uko byakorerwa umuntu mukuru. Hari abajya bavuga ngo ijambo rirarema, iyo ari ryiza ryitwa mugenzi w'Imana, ryaba ari ribi rikahuranya umutima wuribwiwe nk'inkota y'ubugi butyaye cyane. Niyo mpamvu dukwiye kwitondera amagambo tubwira abandi, by'umwihariko abana bato, by'umwihariko kandi abantu bereye umubyeyi cyangwa se umurezi. Ubushakashatsi bwakozwe ku ngaruka z'amagambo twumva bwagaragaje ko amagambo mabi burya yifitemo ububasha bwo gusembura umusemburo utera stress ndetse n'ubwoba budafitiye ishingiro. Ubu bwoba n'izi stress bigakwirakwira mu bwonko hose. Bagashimangira yuko biba ari ngombwa cyane kwitondera amagambo tubwira abandi cyangwa se natwe twibwira ubwacu, kuko yose aba afite ubwo bubasha bwo kuzamura uriya musemburo maze umuntu akagubwa nabaryo. Uyu munsi reka tuvuge ku babyeyi by'umwihariko. Kurya rero mwe babyeyi ari mwe abantu b'icyitegererezo ku bana banyu, muramenye mwitondera aya magambo akurikira mu matwi y'abana banyu. Niba mushaka kutabatesha umurongo, hazaza hakazababera nk'umusaraba uremereye ku bitugu byabo. Ntukabwire umwana wawe cyangwa uwundi uti apu yewe nta byawe, zana hano nkwereke uko babikora, naho ibyo urimo ndabona nta kigenda. Aya magambo kuyavuga ubwayo arasa naho ntacyo atwaye, ariko ku mwana siko biri. Ku mwana aya magambo afite uburemere cyane. Ibaza uko byamera umwana wawe amaze nk'iminota 3 agerageza kwifungira imishumi y'inkweto ze, ariko birimo kumunanira. Nawe ukibibona utezana hano mbyifungire, ndabona byagucanze. Umwana ntabwo yumva ko ugiye kumuha ubufasha. Muri we ahita yumva yuko nta kigenda koko, akumva yuko yatsinzwe nyamara yagombaga gutsinda. Yumva ko ubushobozi bwe mu gukora ibyo asabwa ari ntabwo. Atangira kwiyumvamo ijwi rimubwira yuko menya ntacyo yabasha kugeraho keretse bamuhaye ubufasha. Nta kindi bimusigamo kwiyumvamo gutyo rero, usibye ubwoba azana buri gihe agiye kugira icyo akora. Cyane cyane noneho yari imbere y'abandi, atangira kugira ubwoba ko biri buze kumunanira. Bityo rero ubushake bwo kubigerageza bukagabanuka, kugeza n'ubwo noneho ashobora kuzisanga yatinye gutangira kugira icyo akora kubera kwanga guhabwa urw'amenyo. Ikibabaje nuko bamwe mu babyeyi babikora batyo, muri bo bibwira yuko barimo kugirira neza umwana. Baba bumva barimo gutanga keya ku mwana wabo, nyamara byahebyo kajya ko urimo kudindiza ubushobozi n'ubuhangange bwe bugasigingira. Niba uyu munsi urimo kwibaza uko bigenda, banza wibaza impamvu ari umuntu mukuru nawe uzi, mujya muganira akakubwira ati shagiye biriya bintu barunaka bakora n'ukuri ntago nabishobora pe. Ibyo kandi akabihamya ashize amanga, ariko akabivuga atarigeze anagerageza n'inshuro nimwe ngo bimunanire. Nimuganira ku bihe bye byahise by'umwihariko, uzasanga iryo jambo akubwira hari aho rihurira bya hafi n'amagambo yabwiwe kenshi akiri muto, by'umwihariko yababwiwe n'ababyeyi cyangwa se abamureraga. Icya kabiri, ijambo rivuga ngo ntacyo uzimarira. Kimwe mu bintu bibabaza umwana kabone n'ubwo yaba akiri muto gute, ni ukumva umuntu yemera bidasanzwe, umuntu ahozaho amaso n'umutima, umuntu yumva ko ari we cyitegereza, ari uri kumubwira ko nta kintu azigezaho. Bamwe mu babyeyi babivuga mu by'ukuri bazi ko badakomeje, baba banabizi neza ko ari icyo umwana azigezaho, ariko bagatandukira bakavuga ibihabanye n'ibyo bifuriza umwana wabo.
ntibakamenye yuko barimo guca intege ubushobozi bwe bwo guhangana ndetse no kutamanikira amaboko ku bigeragezo byo mu buzima. Kera ngo nibwo ababyeyi bajyaga bavuma abana babo bati ndakuvumye uzapfa wangara, hanyuma koko uwo mwana yakura ukazumva ngo ahindutse inzererezi ngo ntagire iyo abarizwa. Kubera iki se byabaho? Ubwonko bwacu bufite ububasha buhambaye bwo kurema no kugena uburyo tubaho bishingiye kuri gahunda twabuhaye. Niba umubyeyi wawe umwemera nk'umuntu udasanzwe, none ubwo waba uri wo kubusanya n'ibyo akwaturiyeho? Erega burya ni uko umwana aba yibwira ati none se ko data cyangwa mama aribo bantu bambyaye bakaba banzi kurusha undi muntu wese wamenya, ubwo niba koko babona ko ntacyo nzimarira se ari ukubeshya kubirimo? Kuva uwo munsi rero umwana agitangira gutekereza gutyo kaba kabaye. Ubwo nyine shikama bagukomokaho bigende bityo, kuko imvugo bumvise kuva mu buto bwabo ntago zabahaga umurava wo kuba baba b'ingenzi muri ubu buzima, ahubwo zabacaga intege ndetse zibaturaho n'ibintu bibi. Kenshi tujya twibaza impamvu ari abantu tuzi usanga bahora n'isoni no mu bintu bidateye isoni. Hamwe rwose umubwira uti jya mu bandi mube muganira, tereka reka ntaho najya. Wamukora uti tujyane gusura runaka nda runaka, tereka reka ntaho najya. Ntabwo najya mu bantu benshi rwose. None ubwo ugira ngo biterwa n'iki? Nta muntu n'umwe utagira inenge. Ngira ngo murabizi ko hari n'imvugo bavuga ngo nta mwiza wabuze inenge. Nubwo nta muntu n'umwe utagira inenge, ni ikosa rikomeye guhora wibutsa umwana wawe inenge ye. Ni ibintu bibi cyane. Niba umwana afite amagara make cyangwa se ananutse, herego ubwo mukaba muhimbye amazina mugashaka izina rijyanye n'iyo ngano ye. Bamusanga barabise bamuhotore, abandi bakabita ba kibonke n'ayandi. Hari benshi bazwiho kuba bagufi, abandi bakaba barebare cyane, abandi ugasanga barabyibushye bikabije. Ibyo rero tukabishingiraho tubita amazina cyangwa se tubaserereza, kandi twirengagije yuko ari uko baba bameze nyine, nuko baba bateye, nta nicyo tuba tugomba kubihinduraho no kubimubwira ntacyo biza kumufasha. Nzi benshi bahungabanyijwe n'amagambo y'ababyeyi cyangwa se abagize umuryango. Buri munsi barerwaga bababwira yuko baseka nabi, ngo bafite umutwe munini, amazuru manini. Mbese uheraho uvuga ko ibyo wita binini ari binini, ubigereranya n'iki? Kuwo mutwe ari uwe ukaba utamuremera, uheraho uvuga ko ari umutwe munini? Kwiryo zuru ari irye, uheraho uryita rinini kandi ritakwiriye isura yose, ngo byibuze tuvuge ko amaso yabuze ahajya? Noneho wakwiyumva ute urimo kwibutswa yuko uteye utyo? Ntabwo ari byo. Nubwo no ku muntu mukuru nta wakwishimira kumva amagambo nk'ayo, ku mwana we biba ari agahebuzo. Burya iyo uhora umubwira amagambo nk'ayo, nta kindi urimo kumuremamo usibye ubwoba no kubana n'ipfunwe, maze ejo yamara gukura ugasanga niwe uhora utinya kujya mu bandi, mbese akabaho yiheza. Hamwe hari n'abagera ku kigero cyo kumva bashaka kwiyahura, maze tugasigara twibaza ngo ariko buriya nkuriya koko yihoye iki? Burya biba byarahereye mu buto bwe. Hari indi mvugo itari nziza ikunze kuranga ababyeyi, aho usanga umubyeyi yateranyije abana be harimo kubacyaha ku makosa baba bakoze, ariko mu mvugo ye akaza kugera hacomekamo akantu ko kubabwira yuko nta musaruro abitezemo. Hari ababyeyi rwose babivuga mu mvugo ikakaye cyane ati mwabana mwe muri ibihombo kuri njye sinabyaye naherekeje abandi, wababona mugenda yagira ngo hari ikintu kibarimo. Icyakubwira ukuntu aya magambo ari nka aside y'ubukana buhambaye uba urimo gusuka mu bwenge bw'abana bawe. Nibyo koko ushobora kuba urimo kubivuga kubera umujinya wenda baguteye, ariko ntukamenye yuko urimo kubafukuramo indi soko y'umujinya bazagutera mu minsi izaza, cyangwa se nibatawugutera bazawutera bazagukomokaho. Mwitondera amagambo muvuga, ko amagambo burya yagira imbaraga zidasanzwe. Ibaza uko wakumva umerewe ubaye uri nk'umwana w'imyaka nk'itanu cyangwa 4 gutyo, ukaba wari urimo gukina na bagenzi bawe muri nko mu rugo wenda, ukagira gutya ukanyerera ku kivaze cyo mu rugo cyangwa se ku gikombe kitasi kikikubita hasi maze kikameneka. Nta kabuza muri wowe utangira kumva ufite ubwoba bwinshi, wibaza utababyeyi nibataha kuko barampitana. Hanyuma byagera nimugoroba umwe mu babyeyi yataha agasanga wamenye yatasi. Ako kanya uburakari bukamwuzura wese, agatangira gutongana cyane mu magambo ye, akaza gucomekamo ijambo rigira riti wa mwana we ubundi ufite ikihe kibazo mu bwonko bwawe? Akimara kukubaza atyo nawe ababizi neza yuko nta kibazo ufite mu bwonko. Yewe abanabizi rwose ko utari bumusubize ngo mfite ikibazo iki n'iki mu bwonko bwanjye, ariko abaguhaye umukoro cyangwa se homework yo kurwana n'ubwonko bwawe. Iyo ibyo birangiye utangira kumva hari udashobotse muri wowe, ugatangira gutekereza ko umuntu nyamuntu ari udakora ikosa cyangwa se ngo yibeshye, ugatangira kubaho wigengeseye ngo udakosa, kandi uko byitoza utyo ni nako ugenda umutungura maze agakomeza gushimangira yuko rwose mu mutwe wawe harimo ikibazo, ntakamenye yuko ari we wabaye umuremyi w'icyo kibazo nyine akubonamo. None se niba twemera yuko ntawe udakosa, tukemera yuko hakosa ukora, ni gute umwana wawe arimo gukora yakosa ukamubaza ikibazo afite mu bwonko bwe?
ubwo rero ukaba muri izo mvugo uzita abana bawe, hanyuma ejo cyangwa ejo bundi wagera mu ishuri uyu mwana agatinya kumanika ukuboko ngo asubize ibyo mwarimu amubaza, ukagira gutyo ukaza ku ishuri ugatangira kuganira na mwarimu mwungurana ibitekerezo, ukaza gucomeka muti umwana wanjye mbamona ntazi ikibazo afite mu bwonko bwe. Namara gukura se ageze igihe cyo gushaka imibereho ukabona ntarajwe ishinga no kuba hari akarimo yakwihimbira, dore ko ari nayo politiki y'igihugu cy'u Rwanda yo guhimba imirimo mishya, uzatangira kuganira n'abandi babyeyi bagenzi bawe uti nabe namwe abana banyu baratekereza bagatinyuka bakagira icyo bakora, atari ku wanjye rwose mbona nta gitekerezo namba kimurimo. Nyabuna mwitondere ibyo mubwira abana banyu, mubabere imboni mu byo batabasha kurabukirwa, mubafashe mubabere urumuri mu buzima burimo ups and down, mubikore mwirinda kubabera birantega mu bitekerezo, maze mubaremere isanzure bazidagaduramo umunsi bazaba bakuze, kandi ibyo nibigerwaho bizaba umurage mwiza no kubazabakomokaho. Niba koko utaganiriye na se atamenye icyo sekuru yasize avuze, aho umwana wawe naganira n'umwana we ntazamubwira ko sekuru nta kindi yasize avuze usibye amagambo y'urucantege ndetse n'ibitutsi bya hato na hato. Mbere y'uko ubwira amagambo umwana wawe, please you have to think again.